Mwaramutse muri iki gitondo twibuka ku nshuro ya 29 abacu batikiriye hano. Ndabakomeje kandi nanjye nikomeza kuko nanjye abanje bari hano. Muri iki gitondo turibuka ku nshuro ya 29 nkuko nari mbivuze ubwicanyi bwabereye hano bw'indengakamere. Izi saha abacu bari bamaze amasaha 3 barwana n'abicanyi baza ku isaha saa 8 saa 7 n'igice nibwo baneshejwe baricwa. Aha turi hatikiriye abana n'abagore bari mu rusengero hano. Rero ubwo bwicanyi bwasize ababurokotse ni bake cyane ariko kuri Ngoma dufite abarokotse 51 bavuye hano. Twari dufite 50 ariko ubu twungutse undi wa 51. No kuvuga ngo mu bihumbi bisaga 8 byari hano havuyemo abantu 50. Abo 50 kandi nabo bararorongotanye bajya mu Bisesero bahura n'akaga. Barimo Rubambana uvuye hano, barimo n'uyu muhungu turi kumwe. Impamvu bibaye ngombwa ngo mwintroduise niki? Muri 1995 mu kwezi kwa 10 uyu muhungu yampingutseho i Kigali aho nari ntuye. Icyo gihe nari umujandarume ingabo zacu. Nageze mu rugo nsanga arahari ariko sinamumenya kuko yasaga n'akaga. Yari afite imyaka 14. Nsanga ari mu rugo, ndamubaza urinde, ati jyewe ndi Bizuru iwanyu, narokotse ubwicanyi bwo kuri Ngoma, ndahungutse mvuye muri Kongo. Bizuru wo mu Kigarama wo kwa Bakareke n'abari hano nawe naze hano konso ngwino hano. Hanyuma kuko ari famiye narinzi, umwana namubanye amezi 7. Bakareke rero hanyuma aza gukora ibishoboka byose, umwana amujyana mu France. Hashize imyaka 26 atagaruka ino. Muri iyo myaka 26 ubu nibwo agarutse hano. Yarokotse ubwicanyi bwabereye aha ari muri plafond. Haba igitangaza kiba gake muri jenoside, arokorwa n'intera hamwe yamwigishaga muri primaire. Yitwa Nyiringabo, turamuzi Nyiringabo. Ava muri plafond nkuko aza kubibibwirira mu gitondo cyo ku Cyumweru. Nyiringango yumvise ibivuga muri plafond, naho n'aba bana bari 3. Arababwira ati nimuve muri plafond cyangwa ndase muri plafond. Hanyuma abana barivuga muri bande, barivuga ati nimumanuke. Baramanuka baza hasi. Nyiringanga asanga uyu mwana ni umunyeshuri. Abwira interamwe ati nimwica abo 2, uyu ndamutwara. Barabica. Ntago byoroshye, nanjye byangoye kuvuga ariko aramujyana amuha nyina. Bazava kwa nyina bajya Kongo. Bageze Kongo bashaka kumwica, arabatoroka azibaye. Rero ihangane, nanjye ntago binyoroheye. Imyaka 26 ariko yazanye n'aba bazungu mureba bafite za kamera. Yavuze amateka ye ari mu Fransa. Fransa birabatangaza cyane. Bavuga ati reka dukurikire trace zawe zo kurokoka. Tuye uko yageze hano, uko yarokotse,
ngira ngo bazajya no muri Kongo, ariko nababwiye ngo ko nyiri ingango ariho mwazamushatse nayo muraho mwese. Nari nkumbuye abiwacu nkuko abibabwiye Vedaste, iwacu ndi mu Kigarama. Abana benshi bashaka kuba bari hano kandi dufatanya umuhanda. Samuel tuza hano kwiga kuri Ngoma. Umunsi wa nyuma twafashe uwo muhanda tugeze kuhasubira, byatangiye abantu bavuza induru hirya no hino kuko iyo ndege imaze kuraswa ntabwo twabaga twisukira abana. Ati kwanaka bahatwitse, batangiriye mu ishya, barimo barazamuka, se tubigenze gute? Mama aravuga ati umva siko n'abandi barimo bagenda bajya kuri Ngoma, nimuze twese tubakurikire. Turavuga duti se tubigenze gute? Ibintu twari dufite tubihende, ntabwo twabaga tuzi uhungu uwo ari we usigaye uwo ari we. Mama aravuga ati mu baturanyi bacu hari umuturanyi wari umukonseye bitaga Sena Nazari, ati reka tugende tumuhe ibyacu, ibindi tubihe kwa Yeshuwa twari duturanye, hanyuma tugende. Ubwo ibyo byabaye mu minsi 2 ku itariki zegera 9. Dufata umuhanda uva mu Kigarama twerekeza hano, ariko ntabwo twari twenyine, twahuraga n'abandi, tukabasanga imbere cyangwa bakadusanga imbere. Dufata umuhanda twese tutazi aho tujya, turaza tugera hano. Kuko cyaro twari abakristo duti reka tujye kuwiteka, niko bahitaga kera. Tuza hano tuhasanga hari abantu benshi, nta kuvuga ngo ngiye ahantu bagiye kunyakira, twese twazaga tutazi aho tujya. Ubwo tugera hano mu rusengero, uko murubona uko nguko abataruzi ntabwo ari uko rwari rumeze. Ibiryo bya nyuma harimo n'uwitwa Yabutare nabonye ntaherukaga, mubonye ejo, umva biranshimishije, numva ko ntari jyenyine. Nuko bikomeza gutyo, bakajya baza kudutera baturutse umuhanda wo mu Kigarama, baturutse hariya ahari urusengero, bakaza buri munsi tukabegezayo, ariko tukumva ko atari imikino, ariko nta kintu cyasiyawe kirimo, ari nko kuderanja abantu. Tukagenda turi abana tugahaguruka tukirukanka tukajya ku rusengero kugira ngo turebe ibera mu Kigarama, mu Magarama. Tukabona amazu arimo arashya n'ibiki byose abantu barataka, bagaruka hano tukavuga duti rega burya byacitse, hari iwacu amazu arimo arashya. Nuko birakomeza, abantu bakajya baza tugasanga tubazi, bakajya bavuga ngo nguwo sha twamubonye, turabona hari abahungu b'iwacu bakuze, bakabasubizayo bakavugana mu mazina. Ubwo twabaga tuzi twumva uje kudutera uwo ari we. Bigeze igihe ku wa 5 nimugoroba, rero kuko hari ku wa 5 nimugoroba, abana, ababyeyi n'abakecuru tukaririmba, abagabo bakarariza mu hanze ijoro ryose. Ku isabato mu gitondo bitangira nka 9:00, abantu bakagenda baza, tukavuga duti biraza ariko twongere tubegeze nk'uko twabigenje. Twumvaga turi intwara ariko twabaye nazo. Nuko tubona ko uko igihe kigenda, amasaha ajya imbere bari kuba benshi, biba bibaye nk'urugamba, ariko nta ntwaro dufite. Ariko byaje kuntangaza kuko hano aho twari turi harimo abagabo bafite amacumu n'inkoni, kumva ufite ikintu kikurinda. Nuko rero turwana nabo, ariko ntabwo batunesheje gutyo, turacyahari. Nuko rero ko turwana nabo, abana n'ababyeyi twari dufite inshingano. Twajyaga hano habaga amabuye menshi, tukarunda amabuye, tukarunda hari imbere. Numva na Samuel akiri umwana niko yabigenje. Abari bafite imbaraga rero ubwo bakajya imbere bakarwana.
nuko biza gukomera kuko mu bo twarwanaga nabo niko nabyita icyo gihe babaga bafite imbunda, ariko ubwo twebwe tutazi imbunda icyo ari cyo, tutazi na grenade icyo ari cyo, abantu bakagenda ukabona ukumva urusaku rurakubise umuntu araguye. Se bigenze gute? Noyaga bafite imbunda. Nese imbunda ni iki? Twabaga tuzi za mbunda zo kuri komine zo mu biti za kera, sinzi bamuzizi rusasa rumwe. Nuko abantu batangiye kugwa, harimo abantu mba nibuka ari uwo bitaga Dimorosi, wari intwari cyane, yakundaga no kurwana mu bintu bisanzwe, akabegezayo. Umva ari we muntu waguye bwa mbere hariya hasi. Turakomeza turarwana, bigeze nko mu ma 13h birakomera, imbunda ziravuga, induru ziravuga, amasasu nitumenya aho aturutse. Abahungu bo kwa Kanyabungo bakaturasira mu giti cy'umuvumu kikiri hariya. Abari hano mu rusengero w'abasaza n'abakecuru batari bagifite imbaraga bakaririmba, kuvuga ngo baririmbaga cyane kugira ngo urusaku rw'amasasu ntirwumvikane, tumva kwa kugira ngo twihe imbaraga turaririmba. Hano rero hari amasasu, hari n'urusaku rw'imiborogo, kugira ngo mbibwire gutya umuntu utarabyumvise n'amatwi ye sizi nashaka kubyumva. Nuko baraza bageze hano, nari mpagaze hari imbere kuri esikariye, mama arambwira ngo twabuze uko bigenza, arambwira ati bizu iruka. Mpasigaye. Iryo niryo jambo rya nyuma yambwiye nibuka. Ubwo ndiruka ntaza aho njya, sinashatse kujya mu rusengero, sinzi impamvu. Ndiruka hariya hari ibitaro, ariko uko ngenda niruka nyine nkaba ndeba inyuma, afite abicanyi bari bageze hano. Ndagenda ngera mu rusengero, ariko nubwo umuntu abahunga bavuga ati se ndajya mu cyumba cyande, ndajyamo nkora iki? Utaza aho ujya ushaka kwiseseka hano. Ndagenda ku bantu b'iwacu mu Kigarama, hari umuntu witwa Kamegeri wari waravunitse akaguru, akaba ari mu bitaro hano. Ubwo ngeze muri couloir muramo n'umuhungu bitaga Dezi nawe mu Kigarama, arambwira tumva ngwino, hari umuhungu witwa Kamegeri uba mu cyumba hano, ngwino tujye. Kamegeri cyabaga kiri kuri ruhande, rero nkaba ndeba uko abantu biruka babatebagura. Ari nabwo nabonaga umukobwa ku isoko. Iyo ubonye rero abantu bagwaga hariya, nabonaga hari abantu bagwa ariko barwana. Ariko kubona umukobwa urimo yirukanka bakamukubita umuhoro, uravuga uti noneho se bya bintu ni ibiki?
tuba turi mu rujijo icyo gihe. Nuko turavuga tuti batugezeho se tubigenze gute. Ubwo mbwira Kamegeri yaratanyeganyega ati tubasongeye ndi bupfe ntawe ndi bujye. Desire arambwira ati ihishe munsi y'igitanda. Shaka kujya munsi y'igitanda, babona ibitaranda bya kera bya hano habaga matera hakaba ressort munsi ndavuganireka niseseke mu nanga biranga sinajyamo. Aravuga ati agira igitekerezo ati ngwino tujye hejuru muri plafo. Arafungura arasunika tujyamo. Dushaka go dufate Kamegeri bari kumwe natwe aho hasi tumujyanemo kubera yari afite akaguru kari plâtré biratunanira. Ubwo aho twari turi hejuru haba abandi bana babiri baraje. Abo bana twariganye hano kuri Ngoma ariko amazina yabo ndayibagirwa. Ziko bari batuye hanyuma y'agasantere. Wenda abantu baba bazi bashobora kumbwira. Nuko aho ngaho twari turiro muri plafo hejuru, amaso ntabwo yabonaga bwari mu mwijima, ariko amatwi yarumvaga ukagira ngo ni imperuka ikugezeho. Ibyo biratinda ijoro ryose, bigeze nka saa 5 za nijoro cyangwa nyuma ya saa 5, Desire arambwira ati umva urabona ko abantu bose bapfuye nimuze tumanuke dushobora kujya mu bisesero. Ndamubwira nti ufite imbaraga ki zishobora kukuvana hano ukajya kwiruka mu bisesero, twapfuye deja ntitukiri abantu. Aravuga ati no ngenda giye. Ndavuga umva nkubwira yewe nimpfa mfire hano. Uko ndahasigara n'abo bana. Uwo munsi ndasenga, nibwo bwa nyuma mperuka gusenga, ariko ntabwo nasebye mbwira Imana ngo imfashe. Nabwiye Imana kuko ndari nzi ko ndi bupfa. Ndavuga Mana niba ubaho ndashaka gupfa ariko ntishwe n'icumu. Nzagumemo hano mfe mbore ariko sinshaka gusohoka. Ubwo ijoro ukuntu ryari rimeze muraryumva. Urusaku rurakomeza, grenade ziravuga, ukumva abagore batwite baravuza induru, ukumva haranuka urupfu n'amaraso. Burya amaraso agira ukuntu anuka batarayo, abantu sinzi baragize amahirwe yo kuyumva, ariko uwo wumvaga urupfu rw'amaraso, uruhu umwuka w'amaraso. Nuko bugiye gucya mu gitondo turavuga duti reka turebe hasi ukuntu bimeze. Hari nk'umutekano nkaho uzi inkuba ikubise ahantu nyuma nta kintu kiba gisigaye. Nuko dukuramo dufungura nyine trappe ya plafond tureba hasi ukabona imirambo igerekeranye, amaraso, ukavuga uti niba nabo bapfuye deja nge baranyicanye. Nuvuga ngo iyo nza gupfa kera tugatangira kwicuza impamvu tukiriho, urupfu rwacu rwaraga rwatinze. Nuko mu masaa 3 turongera turarunguruka bwa kabiri, ariko tugira ngo wenda tuvemo turebe ibyabaye, ariko wambaza impamvu twavurungurukaga ntabwo nabaga nyizi. Nuko icyo gihe mbona numva ijwi riravuze ngo abarimo hejuru ni bande. Turaceceka tutangira gutitira. Ati nimwivuge cyangwa tubarase. Tutangira kwivuga, genda ibizuri kuwa Gatarina, undi ni kanaka undi kanaka. Ati nimumanuke. Ubwo turamanuka, tumanutse hasi ubwo namanukiye mu icyumba nari ndimo, ariko manukira manukira
afase y'umuryango ujya muri kuruwari. Ngejeje amaguru hasi mbona Nyiringango rero yari umwarimu wanjye, kuko maze kwiga hano kuri Ngoma nagiye kwiga mu Ishya, akaba yari mu kigero cya mukuru wanjye wanganaga na Vedasti. Akaba ari nka wa muntu wita ko ari umuvandimwe kuko muturanye. Nuko muguye imbere ntabwo natekereje kuvuga ngo aranyica tutswite, navuze nti mpuye n'umwarimu wanjye, ariko sinavugaga ngo aranyica cyangwa arankiza. Nuko amfata akaboko, n'abo bana bandi baramanutse, yari kumwe n'abantu batatu, harimo umwe bita Kabera, sizi niba ari hano, imwe mu bantu nawe nabayiwe muri ibyo bihe. Nuko Nyiringango amfata akaboko abwira abandi ati mubakoze icyo mushaka, ancisha hano inzira nayo nafashe njya mu bitaro. Ndaza ngeze hano kuri esikariye, arambwira ati nturebe hirya no hino, urebe hasi. Ngeze ahangaha amasanga mushiki wanjye bari bamwiciye no kuri esikariye, afite igikomere mu mutwe. Ubwo masanga mushiki wanjye bamwitaga Nyirandikobwa, hari abantu benshi biganye bari hano n'inshuti ze, afite igikomere wabaga ushaka akayira, wabaga usimbuka imirambo. Turagenda turamanuka, ntabwo yigeze andekura akaboko na rimwe. Turagenda tuca hano hari hasi hari amahema, hari igiti kinini. Ubwo mbona interahamwe ziturutse aho bitaga mu Kizungu, zitwaye imihoro. Mbonamo umuntu nzi bitaga Ndayisaba Edison, izina rye rikaba ryanditse hariya nk'umuntu ushaka. Nubwo impamvu mbivuga iryo zina hari ikindi kintu inyuma. Nuko ndagenda ndakomeza ngera mu Kigarama, Nyiringangangizi warambwira ati Bizuru ntusohoke hano. Ariko bitangaza nyina kuba anzanye.
ukumva bamubwira ati si umuntu mujyanye ati naguma ahangaha, ati Bizuru rero uzaguma hano ntuzavuge ntuzanasohoke. Ubwo sinjye no hanze nkazenguruka mu nzu nkarara pa ku gitanda ku kirago gikiri hasi y'uburiri, hari undi muntu urara ku buriri ndumva ntazi uwo ari we, ariko ikintu nibuka ntabwo nigeze ndara mu cyumba cya Nyiringango, we nari mu cyumba cya nyina niba mbyibuka neza. Udasohoka wajyaga hehe? Umunsi wa kabiri nshaka kujya gutera umupira n'abana twari duturanye aho bitaga kwa Yeshuwa. Mpageze Yeshuwa yari afite urutoki rurerure, bahafatira abantu babiri, bahafatira bita Yefuta wo mu Kigarama, umwana bita Gakara wo mu Kagana. Ubwo baravuga bati ese usi Bizuru sha, nanjye baramfashe. Ubwo harimo umuntu bita Ikibasumba n'umundi witwa Zayasishwa. Ubwo baratumanura batujyana abita ku Gahoko hafi yo kwa Pastor Amon inyuma yabo, ariko ubwo nyine bakaba baririmba inyenzi twazifashe, inyenzi twazivumbuye, ugasanga abantu bose barahuruye nk'abagiye ku isoko. Tugeze aho ngaho rero baradupfukamisha, twari batatu, bamfukamisha ubwa mbere, bakurikizaho Gakara, bakurikizaho Yefuta. Ubwo muri abo bantu batwicaga bose nari mbazi, harimo umuhungu twakuranye, umwuzukuru wo bita Yeshuwa kaje guhakwa, umwana twakuranye twateranye umupira, nkamureba nkavuga ati no, uyu nta kintu yantwara. Mbona akubise Yefuta uwiri mu mutwe, Yefuta atakone sanse kubita hasi, Ikibasumba aramuhindukiza mu kirere ijosi. Icyo gihe ntabwo ubukiriho, uba wapfuye uhagaze nta no gutaka. Ubwo baramukurura bamujugunya muri toilette, ariko bakabikora buhoro kugira ngo twabaga twapfuye twase igihe byafataga. Nuko ubwo bari bagiye kugera ku wa kabiri, ngiye mbu wa gatatu cyangwa batangirira aho narindi, numva rya jambo rya nyuma mama yambwiriye hariya, numva umugore aravuze ngo Bizu iruka. Kugeza n'ubu ndacyashaka uwo mugore wavuze gutyo, ariko ntabwo ndamubona. Nejo bundi nagiye kugira ngo mushakishe muhembe, ndamubura. Nuko ndahaguruka ndiruka, ubita Kibasumba ngo bitumura ku kaboko, ndagenda ndiruka nsubira kwa Nyiringango. Ndamubwira nimugoroba nti bari bamfashe bagiye kunyicira hariya ku Gahoko, ati se wajyaga hehe? Sinakubwiye kudasohoka mu nzu. Nuko hashize nk'iminsi 2 anjyana aho bita mu Magarama. Aho Magarama rero ni ku muhungu bari kumwe hano ku bitaro mva muri Plavo, ati rero Bizuru uzamurwaneho ntazagira cyabo. Uwo muhungu ampishiwe, bakajya baza kunyica, bakabaha amafaranga. Icyo gihe abura amafaranga, ambwira ati rero Bizuru byakaze, nta mafaranga mfite yo kugutangira, tubigenze gute? Ndamubwira umva, genda ujye kwa Sena Nazariya, twasize ibintu byacu, ugenda ubifata ubigurishe, hanyuma ugura ubuzima bwanjye. Nuko aragenda afata matora arayigurisha, yambwiye ko ayigurishije 18,000 by'Abanyarwanda, akajya atanga 1,000 buri munsi, agiha uwo bita Toji wo mu Mpatsi, yari umugome. Nuko bimushiranye anjyana aho bita Mwishya. Mwishya hari umuhungu bitaga Rubara, wari ufite ibara hano,
akaba yari afite mukuru bagikira bapfana ari inshuti y'iwacu. Burya kumenyana bigira neza. Nuko urubarambiwe ariko ko nawe yari apfushe umuntu wo mu muryango we, nkumva dusangiye ikintu, nkumva ari nk'ari mukuru wanjye. Nubwo yasohokaga ajya mu bisesero buri gitondo, ariko iyo yazaga hari igihe yambwiraga uko mukuru we bamwishe atazi aho yaguye, nkumva dusangiye agahinda, ariko ntibyamubuzaga kujya mu bisesero. Nuko ibijya kwegera mu kwezi kwa karindwi, arambwira ati ngwino tujye. Turagenda tumanuka tujya mu ishya. Ndumva naraharaye amajoro abiri dutegereje ubwato. Akanyicaza munsi y'igiti akantwikira igitambaro ku mutwe, ati ntugire aho ujya, ugume hano wicaye. Turagenda tujya muri Zaire, inyuma y'ijwi tujya ku nshuti yari umukongomani, aduha n'inzu tubamo. Ntangira kumva ko nageze hanze nta kintu nkibaye. Umunsi umwe ndamubwira nti ariko ko mbona ufite radiyo nziza, ubu ntabwo bayibye? Bibera nkaho bimurakaje. Nuko nawe arampinduka. Ampindutse bashaka kunyica. Ashatse kunyica, ubwo nabanaga nawe n'umugore we muri ako kazu. Umugore aramubwira ati ese wamwishe? Reba none hatangiye kuvuga ko wibye ibintu wasahuye, sinakubwiye umuntu wamujyanaga hehe? Ubwo ndavuga none se ntubu muri Zaire ntago ari iwacu, nta hantu nzi, numva mbuze uko mbigenza. Ariko ndi wa muntu ugira amahirwe, n'ubu ndabivuga ku mugaragaro. Sohoka ndi kuzerera ntazi ahantu njya gutya, mpura n'umuhungu wari umukozi wacu. Andeba mu maso ati Bizu ni wowe? Ndavuga nti sura ajya he? Ndavuga nti sura mbaza iki? Ati ngwino nkujyana ahantu. Anjyana ahantu yabaga ahatswe, yakoraga. Mpaba igihe bampa umurima ndahinga mba nk'umwana wabo. Ndababwira ntumva rero ndashaka gutaha mu Rwanda, mumfashe ndebe ukuntu nabigenza. Bati si uraca he? Ndavuga nti numva kuri radiyo ko abantu basubira mu Rwanda, ndashaka gusubirayo. Ubwo arambwira ati dufite mukuru umwana wacu b'Igoma, reka tukujyane Igoma, urare Igoma, azaguherekeza ku mupaka usubire mu Rwanda. Ndavuga nti nta kibazo. Ndagenda nditegura, nkaba nishimiye gusubira mu Rwanda, ariko ntaza honge. Nuko ubwo ndariwe ngeze ku mupaka, hari amabisi menshi. Ushaka kujya i Kigali, ku Kibuye, Gitarama, ugafata bisi. Ngewe ntabwo byari biruhanyije ko nturuka ku Kibuye. Tuvuga ndajya ku Kibuye, ko se ndajya ku Kibuye nje gukora iki? Nkaba narageze i Kigali rimwe mu 1992, aho mushiki wanjye yaratuye. Ndavuga nti reka njye Kigali, ko byagenda kose nubwo n'amayibobo mu mujyi nta kintu bitwaye. Nuko ndagenda mfata bus njye Kigali, mviramo niba ari mu sinzi ukuntu bahitaga kera, mfata taxi ndagenda njye Nyamirambo. Ngera ahantu mushiki wanjye yabaga, narahibukaga ndavuga nti sunika urugi, ndavuga nese Yozefu arahari? Umukecuru masanze ntabwo yaranze, ariko ambwiye yumvise Yozefa ahita atangira kurira, mfata mu maboko, ahita ambwira ukuntu Yozefa apfuye n'ibiki byose. Nuko turaganira, arambwira ati mushiki baje hano kugushaka, ati ndumva yanavuze ko hagira umuntu ukubona tuzamuhamagara akaza kugushaka. Nuko ndumva narabaye nk'ijoro rimwe, yari afite umuhungu watwaraga taxi, aje aravuga ati ariko hari abanyarwanda iwanyu ku Kibuye baba hano hasi yo ku musigiti. Ndavuga se bande? Ati babasirikare ba Vedasi. Ndavuga noneho ngeze iwacu ntacyo nkibaye. Nuko ndagenda
ngira kwa Vedaste nuko yahasanze ariko nanjye ntabwo uzi ukuntu nahagiye nuko turabana yari umusirikari kabagiraga amahane ya gisirikari buri gitondo akatubwira ngo dupompe tukiri abana bikatunanira ariko bitujya mu mutwe tukumva ariko cya kintu kizakugira ubunyabugabo twari abana bane hari babizuru babiri bizuru umwe nanjye bizuru undi twa Gisima n'undi twitwaga Bitovini w'umwana we yarakimuto yaragifite amahirwe nta kibamusabaga nta pompe nta kwiruka nta buri gitondo rero turagowe saa 11 tukitoza ariko byatugiriye neza kuko turi mu bibazo nuko bigera igihe mushiki wanjye aza kunshaka tujya kubana mu Bufaransa ariko nkaba nari ngifite bya bibazo twese tuba twarabayemo dushaka kwiyubaka ariko iyo wiyubaka hamwe nawe muri kumwe mwabaye mu bintu bimwe biba byoroshye ngo yubakira ahandi abantu batumva ibibazo byawe nuko ngera igihe ndiga bikanananira kubera ibyo bibazo nuko ndavuga nti ndashaka kujya mu gisirikare njya mu gisirikare nshaka ubuzima nshaka ukuntu niyubaka igisirikare nkemaramo imyaka 14 nkirangije nsubira mu ishuri njya kwiga ibintu by'ubwubatsi nubwo ntabibwiye Vedaste afite ndaha natekereje ndavuga nti wasanga ibyo Vedaste yashaka nkora n'umwana narabikoze nabaye nk'umusirikare nkawe umbaye umwubatsi nkawe donc mbere yo kurangiza ngira ngo umushimire kuba mpagaze hano yabigizemo uruhare rurerure ngira ngo nshimire abantu mwese muri hano nshimire intwari zarwaniye aha hantu kugira ngo dukomeze twiyubake ariko kugira ngo twiyubake dukeneye amatafari icyo nshaka gusaba abantu nuko hari abantu batahigwaga babonye ibyo bintu rero babonye ibyo twita amatafari bagomba kutubwira nk'ubu mfite mukuru wanjye bita Nshogoza nta nubwo tuzi ahantu yaguye no kuba urumva ko urugendo rwo kwiyubaka ruracyari rurerure ndabashimiye murakoze arakoze kuduhamya aduhaye reka tumusabe gukomera kandi no kwihangana n'amateka maremare arimo ubuhamya bwe kandi ni n'ibitangaza by'Imana Imana igenda ikora uburyo butandukanye ku buryo bw'uko Imana ifata ikoresha